cyane cyane nk'uru rugendo twagenze uretse urwo turiho ubu ngubu nako narwo n'urwo turiho ubu, buriya hari umuntu tuza, buriya ni nka bisi, urugendo nk'urwo ngurwo ni nka bisi iva Butare wenda aho irangiriza ari i Kigali, noneho burya hari abantu bagera i Save bakavamo. Natwe tuza hari abantu babonye bati njye nashakaga gutaha none ndatashye, ibindi ntibindeba. Twarafatanyije, uzi ko afatanya kubohora igihugu, ariko aragera ati natashye, ati ibindi n'ibindi bakagumaho. Ariko icyo gihe igeze i Save hinjiramo abandi baza bajya i Kigali, nabwo waragiye rumwe, ariko twigisha abandi dusanze n'ahanga turabigisha, binjiye muri RPF, havuyemo umwe twinjiye mu 10 cyangwa 20, mukaza muhagere Ruhango, bambe muhagere i Nyanza bakavamo. Bavamo bati twebwe twari twaje tuvuga yuko tuzabona imirimo yo gukora, none ntayo twabonye turabiretse. Urumva yazanywe no kubona ngo imirimo, we ntiyaje kubohora igihugu, we yaje yifitiye interest, none akavuga ati twe turabiretse. Yabireka yaviramo i Nyanza. Aho ngaho rero hari abandi binjiramo, atari ko buri bwo nabikoze, nagira ngo nziyubakire inzu nziza, ngire ferme rimwe inka nyinshi, ngire n'amafaranga mbika, ngure wenda ikintu i Burayi. Yagera aha ngaha akabona hari control bidashoboka, aricyo cyamuzanye kare, ndabiretse. Igihe nagira ngo ninjyamo nzaba minisitiri nkire, none sinkize akabireka. Ubwo abageze Muhanga bityo ni uko biza, muzakomeza urugendo, murakomeza. Abo bagiye bazanwa n'ibyo bakagenda bavamo, nibyo niko byagenze. N'ubu ngubu hari abazamo wenda bavuga ati kajyemo mbone ko nzakora ibi n'ibi, byahageze ntabibone bavamo, ariko abandi bagakomeza kuko mwinjize benshi. Aho mujya muba muhazi, aberekana iyo nzira bazi, intego yo kugerayo ibizwi, kandi abantu bose baba babibonye ko bigenda bibateza imbere, bibagirira akamaro. Abantu benshi rero bazamo, wa wundi umwe wari ufite, hagasigaramo abandi bafite intego y'igihugu ya sosiyete, ariko wari ufite intego ye bwite, uwo agenda avamo. Honorable, hari abinjiye muri iyo bisi baza bagenda bavamo ku ruhande bakomeza imirimo yabo yo ku ruhande, ariko hari abandi bari no muri imbere wenda mu bayitwaye bavuyemo, aho kugira ngo bajye mu bindi batangira bimeze nk'urugamba rw'ibitekerezo bibi ku gihugu no kuvuga nabi imirongo migari yose barwaniye. Tuya tubumva, hari na documentaire twabonye mu minsi ishize y'abanyamakuru barenga 50 bavuze ku Rwanda, hari abahawe n'umwanya kandi bahoze muri RPF. Biriya byo mubibona mute, kuba hari abari imbere noneho bari ku murongo urwanya igihugu? Urumva burya ni na kimwe iyo wamufashe yibye, kuko abenshi bariyovuga, abenshi bagiye baribye, abenshi nk'abariya bakuru bavuga cyane n'abagiye baribye, bashaka kugira ngo babone byose, none barabibafatanye. Bagomba kugenda rero bavuga nabi, kuko icyabazanye gukira ntibabibonye, batangiye no kubyishakira ku ruhande barabahari. Urumva bagomba kurwana. Hari abavuga gusa by'amagambo, ariko hari n'abo twabonye bagerageje n'ibikorwa bishobora guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Twarabyumvisha mu myaka za 2018-19 bihurije mu cyitwa P5, bari mumwe mu abasirikare hano mu Rwanda, General Kayumba Nyamwasa. No mu minsi ishize twongeye kumva andi makuru ko hari ingendo yakoreye Kinshasa, hari n'izo yakoreye mu Burundi akabonana na CDS wabo, kandi ibyo bihugu bibiri biri mu minsi mibi yo kubana nabi n'u Rwanda kubera ko hari imvugo zituruka ku bayobozi babo. Ibyo bikorwa nk'ibyo byo mu byumvishe byo bituruka ku rwego yari arimo. Rusesabagina barabigerageje birabananira, bose niko bifuza gutera u Rwanda, ariko ntibabibasha. Rusesabagina se niwe uvuga wenyine, uzareba abavuga Twagiramungu baravuze, BM bariya Bizimana baravuze, bandi bose bagiye baravuze. Utavuga ko azatera u Rwanda se ninde?
ko bose babivuga. Rusesabagina si ubwa mbere abivuga, yaranabivuze. Hariho kubivuga no kubishobora. Yego, mwongeye kwirirwana amahoro y'Imana abakunzi ba One Nation Radio, ni radiyo ya diaspora y'u Rwanda, ijwi rya diaspora y'u Rwanda. Tugiriwe umugisha nanone wo kongera kuganira na Honorable Tito Rutaremara, saza w'inararibonye, umuyobozi w'urwego ngishwanama rw'inararibonye z'igihugu. Nubwo tubasanze iwanyu ariko tubahaye ikaze imbere za kamera na mikoro ya One Nation Radio. Murakoze cyane. Ni byiza cyane kuganira namwe, ni byiza cyane iyo tuganiriye, iyo tunasubiyemo kongera kuganira biratunyura cyane kuko tuba twatumwe n'abantu kugira ngo tubaganirize. Honorable, ubwo duherukana hano tuganira kuri byinshi bitandukanye, twaganiriye hanini mbere y'uko amatora y'umukuru w'igihugu aba, n'amatora mwari mufite icyizere cy'uko umukandida wanyu ari butsinde, yewe yaratsinze, atsinda ku kigero cyo hejuru. Ikibazo cyanjye kuri ibi ngibi, FPR ni umuryango abanyarwanda bazi, babaranye nawe igihe mu mitwe no mu bikorwa bitandukanye mu kubafasha mu buzima bwa buri munsi. Kuba mwaratsinze amatora kuri iyi nshuro, abanyarwanda bakitega iki? Urumva abanyarwanda batwihaye icyizere kandi bakiduha ari benshi cyane, ari presque bose. Batwitezeho ko tugomba gukora, batari dusanzwe dukora, twahinduye ibintu byinshi ariko turacyafite urugendo rurerure. Urwo rugendo tugomba kurukomeza. Noneho ibyo perezida yemeye gukora muri iyi myaka 5 tukabishyira mu bikorwa byose, ndetse tukagerageza kubikora 100%. Ni byinshi rero, rega no gukomeza gukora n'ibyo twajyaga dukora ariko kongeraho. Urumva buriya bireba mu nkingi zayo byose, imiyoborere myiza ni nako bayikora, imitegekere, ubukungu bw'igihugu, ugasanga izo nkingi zose arizo bareberaho. Ariko muri iki gihe cyane tuko isi yinjira mu ikoranabuhanga rya artificial intelligence, byose ni kandi ikaba bigeze kure, ari byo bigezweho bagenda babikora. Turumva ari byo, uretse ibyo byo kugira imiyoborere myiza, byo kugira zamura ubukungu, ariko tukwiye kuzamura nyine bwerekeza muri icyo cyerekezo cya artificial intelligence, cyangwa izo nyine ikoranabuhanga rikwiye no kudufasha no muri bya bindi, no mu miyoborere myiza, ikadufasha n'ubwo mu buhinzi bwo tuvuga, muri ubwo bukungu bwose, bikadufasha mu butegetsi, kuko noneho iyo ni ikoranabuhanga rishobora kwinjira mu buzima busanzwe rikagufasha, nk'uko bijyanye mureba bikora. Bimaze kugera mu ikoranabuhanga, ushobora no gusanga hari n'ibindi bikorwa, kuvura, ugasanga ikoranabuhanga niryo ririmo, ibyo tuvuze mu mibereho myiza y'abaturage, no kuba twagira indi suku, kureba ibidukikije. Ushobora gukoresha ikoranabuhanga kugira ngo bidufashe muri ibyo byose, ariko no mu miyoborere myiza, mu isuku n'ibindi, mu mibereho myiza, rirafasha hose. Urumva nibyo rero ko muri za nkingi dufite, ni ukugira ngo ibyo twagezeho tubikomeze. Hari byinshi ubwo tuba dufite, niba tuvuga ngo ubukungu bwacu bukoresha iryo koranabuhanga kenshi, ariko byongera bitera intambwe. Niba tuvuga nko mu buhinzi, kuko tuvuge nk'ubuhinzi, ubworozi, twinjize mu ikoranabuhanga. Twari tumaze kugera ko abantu batagihingira ku buryo gusa, basigaye bahingira n'isoko,
kubona ibyo barya, barangiza bagasagurira isoko babikore. Ariko ubundi twenda hari ibyo nk'ibyo twatwaraga hanze twabitwaraga uko byari bimeze, dushyireho added value, kubyongera agaciro, byongera agaciro, kubikora kuko ibyacu duhinga tutabikora none tukabitwara bimeze neza, kugira ngo tubitware nk'ibishyimbo, nk'ibijumba, nk'ibindi tukabitwara nk'ifu cyangwa ibindi bikorwa bivamo. Birashaka ko za industry zikora muri ibyo byacu zibikora nabyo, nk'uko dufite za mine. Ahangaha bwo kuganira n'abantu bari hanze, abantu bo hanze n'abandi bababwira yuko ngo mu Rwanda nta mabuye ahari, ukagira ngo Imana yararemye irema muri Zaire yahashyira, igeze ku Rwanda ituye sinyashyizeho, yakwambuka muri Tanzania ikayahashyira. Arahari, gusa ayacu nuko turi igihugu gitoya gituwe cyane, nta gupfa. Burya n'abazungu bwa mbere bagiye bashaka ahantu bajya mu mashyamba bagashwanyaguza, ariko hano ni ukugomba gucukura ukajya hasi ugashyiramo ibintu byose bya ngombwa. Ntabwo ari upfa nko kujya muri Kongo ngo ukubita igisozi, ukubita hari ikubitamo igishyamba, ibintu byose bize. Hano ni ukugenda uyashaka, kuko hari abantu bahatuye, ucukura cyane ukanyuzamo hasi. Buriya nk'uriya mujyi wa Johannesburg uri hejuru ya za mine, hasi haba za mine za zahabu. Mu Rwanda rero niko bimeze, ni ukucukura cyane ukajya hasi, kuko abantu baratuye, nta gupfa kugenda bikora. Nuko rero turi igihugu gito, ariko ko gihari irahari nk'uko bihari ahandi, ntabwo Imana yageze hano. Ni ukuvuga ibyo dufite tubibyazemo umusaruro, tubibyazamo umusaruro, tubitwara uko byakabaye. Ubu ngubu tumeze kugira aho ubigera, aho kubitwara nk'uko ari amabuye, nuko tubitware hari ibyuma bijya kugurishwa ahandi nk'uko babitugurisha. Nabyo birashaka industries zikora ibyo ngibyo byose. Ubu nibwo hinjiramo n'iryo koranabuhanga tuvuga rigenda rikora. Urumva rero muri iki gihe hari ibyo Perezida yemereye, manifesto yatanze ayiha abaturage mu gihe yitoreshaga. Ubu natwe tuba turi inyuma kugira ngo uko yayitanze yemereye abaturage, kandi ibyo twabasabye kugira ngo turebe ko byakorwa uko yabikoze byose, uko yabishyize muri iyo manifesto. Honorable, iyo urebye imyaka 30 itambutse, ukareba abari gukurira muri uru Rwanda rushya rutandukanye cyane n'urwa Repubulika ya mbere na Repubulika ya kabiri, mu buryo bwose bushoboka, yaba mu mibanire y'abantu, mu iterambere n'ibindi bikomeye, ni ibikorwa bitandukanye cyane byakozwe n'ubuyobozi bwa FPR bwacu bugafatanya n'abandi bukageza iterambere ku baturage. Ibyo ngibyo niko kuri, ariko nubwo bimeze gutyo nta byera ngo de, hari igihe tubona mu itangazamakuru hakirimo ibibazo bitandukanye cyane mu miyoborere. Hari abayobozi bahabwa zagira inka bakazishyiraho, hari abafata za shisha kibondo bakazitwara, hari abo twumva bari no ku rwego rwo hejuru rwa minisitiri batawe muri yombi bazira za ruswa, hari abo twumva bakoresha imbaraga zabo mu nyungu zabo bwite. Abo bantu baca hehe kugira ngo bagere muri iyo myanya, kandi tubona umurongo wa FPR, tubona n'umusaruro wavuyemo aho? Honorable, hashobora kuba hari abantu babeshya ko muri ku murongo umwe, ariko bagakora ibikorwa bishobora no kwangiriza izina rya FPR. Harimo bamwe babeshya, baza babeshya ko turi ku murongo umwe, ariko hari n'abatabeshya, ariko bagera hejuru agatuma ko gukunda ibintu kakaza kagasumba wenda yarumvaga yakora. Buriya hari ubwo abakora akumva akora neza kwize, ariko bamugezaho ibintu abireba kumva araryohewe. Hakaba hari n'abandi bamubwira ati koraho ntacyo twaye, urumva, noneho yangeso mbi wenda yakagira gakihishe, ariko noneho kagira hari akagakura, ugasanga ariko bimeze. Ariko bakaba n'abazamuka batyo, ariko ngira ngo abenshi ni abazamuka ubundi utabegereje amafaranga ntacyo bakora, bagakora neza.
ariko wayabegereza akareba iyo tumaze kugera ahangaha dutangira kuba muri soft life kumva ushaka inzu nziza, kumva ushaka inzu yo guturamo, kumva ushaka imodoka yo kugenda, kumva ushaka mbese ibintu by'ubuzima. Hari rero abumva ibyo bishuko birenze uko honestete politike imeze, ugasanga yagiye, ariko ibyo mu ntuza hose birahaba. Gusa icyo abantu baba barwana nabo ni ukugira ngo habe hari mekanizmu zibabuza. Cya mbere hakabaho kwigisha nyamara ibi ni ibintu bibi, kugira ngo abanze anabyumve ko ari ibintu bibi, yumve ko ari uguhemukira igihugu, ko ari no kwihemukira nawe. Iyo wabyumvise icyo nibyo byiza bibuza gukora nk'ibyo. Ariko rero n'uwagize ako gatima haba hariho control na accountability kwerekana iteka ibyo ukora bikajya ku mugaragaro, ukabikora birebwa n'iki, ugatanga za raporo, ariko noneho na control kugira ngo abantu bajye kureba se bakoze iki n'iki. Ibyo rero biba bikwiye kubaho kugira ngo n'abandi benda gushukwa ubakumire. Ariko rero abantu n'abantu hari ubwo barengaho, hari nubwo wenda ugiye kubakontorora nawe bamuhe bikarenga. Hakaba hari sisitemu ituma ivuga ngo biramaze, ariko tuzajya duhindura, afatwa rero agahanwa. Buriya ni nacyo usanga wenda tufite cyiza, ni uko ufashwe ahanwa. Rega hari ahandi biba bikarangira bityo muri hirya no hino, ukumva byashize ntacyo bakoze. Jya wumva ba minisitiri bahanwe, ba meyazi bahanwe n'abandi, kuko hari iyo sisitemu yo control yababona ikabahana. Bituma rero n'abandi wenda wabishakaga avuga ati ejo nibaza kundeba bazayibona, wenda ufite ako gatima. Ariko bigatera imbaraga wa wundi ufite agatima ko kuvuga ngo yewe ndakora neza, reka nkore neza, ibyo mfite mbona bimpaze n'ibindi. Kuko abaye hagakora neza, iruhande rwe bose bagakora nabi, bakabona bararya barijuta barakira, nawe yazagenda. Buriya ni nacyo cyica n'ibindi, ugasanga nko mu bihugu bimwe byabaye umuco, abantu bose bariba bakagira ntacyo batwaye. Hano rero ni ibyo urumva ko harimo kubanza kwigisha umuntu kugira ngo abyumve, kubanza kumurera kugira ngo yumve ko agire patriotism, agire ubunyangamugayo, guhera kare wimwigisha akaba bifite. Ariko hakabaho no gushyiraho inzego zituma abantu bakora, no gushyiraho inzego zituma bakora za raporo, bagakurikirana za raporo zabo, rero no gushyiraho na control kugira ngo baze barebe ibyo bakora, bagire control babarebe. Noneho ababonetse, kuko guhana ubanza guteza intambwe biterwa n'icyaha bakoze, ababonetse bahanwe nk'uko bagenda bahanwa. Niko sosiyete yubakwa, nta kundi. Niko sosiyete yubakwa nta kundi. Ariko hari ubu bayobora, ariko u Rwanda hari abo bazaruyobora mu minsi iri imbere mu nzego zitandukanye, bagifite imyaka 11, 12, 13, 14. Ni nk'iki mubabwira, ni nk'izihe ndangagaciro mubona bakwiriye kugira ngo nibaza gukorera igihugu bazakorere mu ngata abagikoreye neza? Urumva buriya hari ikibazo gitoya mu burere no mu burezi bw'abantu muri iki gihe. Buriya mbere ababyeyi bagiraga umwanya munini wo kurera abana, babigisha izo ndangagaciro. Ubu ntibakigira umwanya munini, ariko umwanya munini ufitwe n'abarimu guhera bafite imyaka 2 kugenda igize arangiza university. Ubu rero indangagaciro nazo ni ukugira ngo bigishe n'imyitwarire, bigishe no gukunda igihugu, bagere kwigisha indangagaciro, kandi bigishe na civics, kugira ngo bamenye igihugu gikorwa gite,
abana babarere bakiri aho ngaho, bagende babarera bazazamuke ndetse bagere n'aho biga na politiki nko muri izi ngando, abo muri za universite na za segonderi batangiye gukora, batangiye no kwiga na politiki bajyemo, bumve ko n'iki igihugu kitumariye iki, kuki tugomba kukigira, kuki society nk'ibyo bimwumvisha ko ari ngombwa kugira ngo babe bakorera n'igihugu banabyumva neza. Urumva za ndangagaciro zigishwe n'ababyeyi bafite umwanya muke, ariko noneho n'abarimu ko bafite igihe kirekire, na civics mu gihugu ko batangiye muri primaire, burya barazitangira segonderi na universite, ndetse muri segonderi irangira na universite babigisha na politike n'iki, igihugu kimaze iki, gifatanye kite n'ibindi, kuki igihugu kigomba kujya hamwe ngo bitere imbere, kuki tugomba kugira abasirikare baturinda, abapolisi baturinda nk'ibyo. Urumva ni ibintu bagenda biga, bigatuma bakunda icyo gihugu cyabo. Urebe nibyo iyo systeme nizo zirimo muri education kugira ngo zikore, ariko zikagira naho nyine bigisha izi ngando, itorero, mu matorero, kubigisha bagiye mu rugerero, hari igihe bamara amezi angahe, ukwezi kumwe bari mu rugerero, noneho baba bigisha na politiki no gukora no gukorana n'ibindi nk'ibyo. Kandi noneho hari icyo dufite n'ibindi bihugu bidafite, icyiza cyo mu Rwanda ni uko ubu urubyiruko guhera urubyiruko rujya ahafatwa ibyemezo, decision making, rurayobora mu bandi guhera ku mudugudu, ugasanga muri za njyanama kugenda ukageza ndetse no mu kabineti, ukabonamo urubyiruko ahafatirwa ibyemezo. Baba barabitangiye kubimenya uko bafata ibyemezo, uko bakorana n'abandi. Urumva niwe ejo bazaba bageze. Icyo ni ikintu leta yacu ifite utabona ahandi. Ni ikintu cyiza rero kuko kumenyereza urwo biga. Abo rero nibo bazakora iyo mirimo nk'uko bakuru babo babikoze. Urakoze cyane. Nk'iyo mwumvishe nko mu makuru cyangwa mubimenye ko hari nk'umuntu uri muri FPR wakoze nabi, wambuye umuturage, wagiriye ruswa, wagiye mu nkiko, ni ibintu imbere mu muryango bafata mute? Urumva nk'uko ari umuryango, twe turi umuryango w'abaturage bose, buriya ntabwo ari nk'andi mapariti aba afite ba milita babo bake gusa, bakajya bajya mu baturage kugira ngo babumvishe ibyabo bazabitora ko babikunda, ariko byibereye mu gatsiko kamwe. Twebwe tubishyira mu banyarwanda bose benshi. Urumva rero iyo bushyize mu banyarwanda bose ni ukugira ngo nyine benshi baze mu muryango wacu wa RPF, benshi tugize Imana na bose baza, ariko ubu tuba tugira ngo tubazamure mu nyigisho za RPF, bazamuke mu myumvire, bazamuke no muri mu myumvire ya politike, bazamuke no muri izo ndangagaciro zigenda ziranga abantu. Urumva rero ko hazamo, uko tuba benshi niko hazamo na abeza, abantu bari hagati n'ababi barimo. Ntabwo no mu muryango muto w'abantu 10 biraboneka, habamo abeza, habamo ababi n'abandi. Ibyo rero biraboneka kandi umuntu aba abizi. Gusa icyo gihe we birakubaza, si kimwe n'undi munyarwanda, kuko uvuga uti wewe waremeye, wemera inshingano z'umuryango, umenya icyo umuryango wifuza, ni umuryango n'uwawe urimo, urawukunze, uzi icyo ushaka, ariko wakoze biriya, birababaza nyine ukumva yabikoze, ariko urabimenya ko biri bubi, kuko ntabwo wafata abantu mugeze kuri 200, 200, 300 ngo hazaburemo nk'abo ngabo, urumva ntibibura. Ariko rero ubwo ikiza RPF barashyizeho mekanizme ituma ivuga ngo nk'ubu wagize icyo, ikabone ko imugira inama mbere uko imikurikirana,
kandi ikamuhana, nicyo cyangombwa, ariko igakomeza ikigisha n'abandi. Urumva wenda hari abakubaza ngo se ngo hari abo mwabanye kera mutangira na struggle ngo barabikora, ni kimwe n'ibyo ngibyo kuko nabo twabanaga kera, ubwo nabwo twashakaga abantu bose bari hanze n'abandi bose, urumva twarabazanaga bakaza bajyamo muri RPF. Birababaza nyine, wenda babaza bati hari abo mwakomanye muza muyoboye, mugenda muyoboye mwigisha abandi, mugeze hano barabahemukira. Ibyo icyo nacyo kirahari, birahari cyane cyane nk'uru rugendo twagenze, uretse urwo turiho ubu ngubu nako narwo nubwo turiho ubu, buriya hari umuntu tuza, buriya ni nka bisi, urugendo nk'urwo ngurwo ni nka bisi iva Butare wenda aho irangiriza ari i Kigali, noneho burya hari abantu bagera i Save bakavamo. Natwe tuza hari abantu babonye bati njye nashakaga gutaha none ndatashye, ibindi ntibindeba. Twarafatanyije, uzi ko afatanya kubohora igihugu, ariko haragera ati natashye, ati ibindi n'ibindi bakagumaho. Ariko icyo gihe igeze i Save hinjiramo abandi baza bajya i Kigali, nabwo waragiye rumwe, ariko twigisha abandi dusanze n'ahanga turabigisha, binjiye muri RPF, havuyemo umwe twinjiye mu 10 cyangwa 20, mukaza muhagere Ruhango, bambe muhagere i Nyanza bakavamo. Bavamo bati twebwe twari twaje tuvuga yuko tuzabona imirimo yo gukora, none ntayo twabonye turabiretse. Urumva yazanywe no kubona ngo imirimo, we ntiyaje kubohora igihugu, we yaje yifite interest, none akavuga ati twe turabiretse. Yabireka yaviramo i Nyanza. Aho ngaho rero hari abandi binjiramo bakaza kuko muba muri Kigali ahantu hagirwa na bose, mugafatanya rwa rugendo wawe ndavuyemo, ariko winjiremo 4, 20, 30. Bityo niko bigenda. Hari atari ko buribwo nabikoze, nagira ngo nziyubakire inzu nziza, ngire ferme irimo inka nyinshi, ngire n'amafaranga mbika, ngure wenda ikintu i Burayi. Yagera aha ngaha akabona hari control bidashoboka, aricyo cyamuzanye kare, ndabiretse. Igihe nagira ngo ninjyamo nzaba minisitiri nkire, none sinkize akabireka. Ubwo abageze Muhanga bityo ni uko biza, muzakomeza urugendo, murakomeza. Abo bagiye bazanwa n'ibyo bakagenda bavamo, nibyo niko byagenze. N'ubu ngubu hari abazamo wenda bavuga ati kajyemo mbone ko nzakora ibi n'ibi, byahageze ntabibone bavamo, ariko abandi bagakomeza kuko mwinjize benshi. Aho mujya muba muhazi, aberekana iyo nzira bazi, intego yo kugerayo ibizwi, kandi abantu bose baba babibonye ko bigenda bibateza imbere, bibagirira akamaro. Abantu benshi rero bazamo, wundi umwe wari ufite, hagasigaramo abandi bafite intego y'igihugu ya sosiyete, ariko wari ufite intego ye bwite, uwagenda avamo. Nabo ngabo wirebaga, ariko abareba sosiyete mwese bavuga ati tutari hamwe nta cyagenda. Turumva igihugu cyacu cyagira imihanda, ntabwo uzagira imihanda wubaka wenyine. Turi mu gihugu cyacu cyagira amashuri, turi mu gihugu cyacu cyagira ingabo nziza, twumva igihugu cyacu cyatera imbere, cyagira tekinoloji zigezweho n'ibindi. Ntabwo wazigira wenyine, ntabwo wazigira, ntabwo ari ibyawe, ni iby'igihugu. Hari abumva babishaka kandi nibo benshi, abo rero barakomeza. Babona uvuga ati njyewe numvaga nshaka ningira nkibonera amafaranga, nkiyubakira iduka wenda ryo gushyiramo za artificial intelligence, ati none ubwo nyabonye reka nsigare, cyangwa ubwo nyabuze reka nsigare. Abo nibo bagenda, ariko cya gitekerezo kinini cy'igihugu cyo kuzamura abanyarwanda kiba gifitwe na benshi, kuko abo benshi bashaka kuzamuka n'abo banyarwanda. Murakomeza, muragakomezanya. Honorable, hari
binjiye muri iyo bisi baza bagenda bavamo ku ruhande bakomeza imirimo yabo yo ku ruhande, ariko hari abandi bari no muri imbere wenda mu bayitwaye bavuyemo aho kugira ngo bajye mu bindi, batangira bimeze nk'urugamba rw'ibitekerezo bibi ku gihugu no kuvuga nabi imirongo migari yose barwaniye. Tujya tubumva, hari na ya documentaire twabonye mu minsi ishize y'abanyamakuru barenga 50 bavuze ku Rwanda, hari abahawe n'umwanya kandi bahoze muri RPF. Biriya byo mubibona mute kuba hari abari imbere noneho bari ku murongo urwanya igihugu? Urumva hari uvamo avuga ati kwikintu njye nakibonye ko nta kindi nshaka, reka njye hanze nkikoresha. Ariko hari uvamo ko nashakaga iki nkakibura, niwe ujya hanze akarwana avuga ati kuki nakibuze abandi barakibonye, bagakomeza akarwanya iyo leta. Ni n'ibyo cyane. Hari yumvaga cyangwa hari uwo burya ni na kimwe iyo bamufashe yibye, kuko abenshi bariyovuga abenshi bagiye baribye. Abenshi nk'abariya bakuru bavuga cyane ni abagiye baribye, bashaka kugira ngo babibone byose, none barabibafatanye. Bagomba kugenda rero bavuga nabi, kuko icyabazanye gukira ntibabibonye, batangiye no kubyishakira ku ruhande barabahari. Urumva bagomba kurwana. Buriya rero abandi rero hari n'abagera hanze, yaragiye wenda kwishakira bamubwira ngo i Burayi ni heza n'iki, yagerayo buriya Burayi hari ubwo babanza kubaha twa dufaranga two kubafasha. Hari izindi association z'i Burayi zanga u Rwanda zigira, noneho babazanye bakabahaho n'iki, nyuma bakababwira bati bakabigisha, ugasanga batangira kuvuga ari ukugira ngo bashimishe buriya, bakajyamo bagakomeza. Ariko hari abavuga bageraho ngaho bakabireka, baragutuzi bagiye bavuga, nyuma bakageraho bakicecekera, nabo barahari. Rero bakavuga bati nabivuze ntacyo binzaniye, ugasanga aracecetse. Abo hanze rero barimo n'ibice bibiri. Niba uvuga abo twazanye ni nabo, kuko yabagaze we yaje agira ngo azakire, ntabibonye bimukije akagenda, cyangwa yatangiye kubibona abinyuza mu nzira itari yo, barayimwatse akagenda. Ni yagera hariya rero akavuga yabawe ko yewe narwanye kugira ngo mbone biriya, kuki agomba kurwanya iyo leta yamubuje kubona ibyo icyamuzanye. Hari abavuga gusa by'amagambo, ariko hari n'abo twabonye bagerageje n'ibikorwa bishobora guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Twarabyumvishe mu myaka za 2018-19 bihurije mu cyitwa P5, bari umwe mu abasirikare hano mu Rwanda, General Kayumba Nyamwasa. No mu minsi ishize twongeye kumva andi makuru ko hari ingendo yakoreye Kinshasa, hari n'izo yakoreye mu Burundi akabonana na CDS wabo, kandi ibyo bihugu bibiri biri mu minsi mibi yo kubana nabi n'u Rwanda kubera ko hari imvugo zituruka ku bayobozi babo. Ibyo bikorwa nk'ibyo byo mu byumvishe byo bituruka ku rwego yari arimo, no ku rwego yari afitanye ubucuti n'abo hanze. Urumva yari ku rwego yageze ku rwego rwo kuba ayobora, yabanje kuyobora inzego zacu za maneko, nyuma ayobora n'abasirikare. Yari ari ku rwego rwo hejuru. Igihe yabikoreshaga ubwo yagendaga ashaka n'inshuti hanze, kuko nk'ibyo iyo uri kuri urwo rwego ushobora no gutangira gushaka inshuti, ndetse inshuti nazo zo hanze nazo zimeze nk'uko. Iyo rero uje uba ufite urwo rwego, ufite bahera ko bagufasha bari hejuru, ukabona uko ubona ibyangombwa, ubona amafaranga, ukamubwiriza bariya bari hanze, ushobora no kumubwiriza n'abari mu nzu hano, ubahamagaza ayo mafaranga ukabibona. Hari abagenda bafite kuri urwo rwego, bagenda bameze nk'abo ariko batari kuri urwo rwego. Ubu ntabwo babikora kuko ntibaba bafite cyo gukora, arabahamagara bagakorana. Urumva burya ntabwo ari uko ari ubundi bubasha cyangwa ubundi buhanga, ni uko yagiye ari ku rwego rwo hejuru, kandi akiri ku rwego rwo hejuru yagiye abikoresha kugira ngo abone amacuti hirya no hino. Abantu nk'abo ntibabura abandi bari muri ibyo bihugu nabo baremye ko bashakisha bene ibyo bya corruption, ruswa n'ibindi, bazi gukora amanyanga bakabushakisha abanyamanyanga. Urumva rero iyo ahageze ahera kuri ibyo akabikora.
fata uhera ku kintu ufite, fata nk'uyu nguyu wari wakoreshaga filime, iriya filime yatumye amenyekana, Rusesabagina amenyekana no gukora filime ya Hollywood imuha publicité, noneho abona nuko aboneho amafaranga atanga za ntuza hirya no hino akira za fondasiyo, noneho n'abandi barwanya u Rwanda bagenda bayamuha bagira ku ntu. Ubu urumva yari nawe urwego rwo hejuru we yarugezeho, ageze hari abonye ikintu cyo mu Rwanda kimufashije, kuko iyo filime ubundi iravuga u Rwanda, kimufashije agera kuri urwo rwego, none abona uko abona aya mafaranga. Iyo yabonye rero abona uko amobiliza, hari abari hanze hariya bicaye badafite icyo bakora, abagiye kera bashaka gukora jenoside hano hanyuma bikabananira bakagenda, abo rero arababona, nk'ubu niko yazamutse. Abandi rero ni b'abasirikare ba kera, leta ya kera yagiye ijyanye n'amafaranga n'intwaro, urumva batwaye intwaro za hano, batwara amafaranga yose baratwara, ndetse ibyo bashoboye kwikorera nuko babaga bagenda, ibyo bashoboye kwikorera byose barabitwaye, nabyo by'amafaranga barabitwaye, intwaro barazitwara, amamodoka n'ibiki bari nibyo bagiye bakoresha, urumva hanze aho ngaho abo ni ukuba bafite izo. Noneho bagera hariya bakabona ibihugu bibafasha, hari ibihugu, hari abo mu bihugu, muri ibyo bihugu wenda batakundaga iki cyacu bakabafasha, ariko ntugira ngo baragenda bagafasha umwana uri i Buruseli ubonetse uriyo, cyangwa undi uri muri Amerika cyangwa muri Canada, baramufasha, bafasha nk'abo bazi bari barabanje kujya mu contact nabo bakiri hano, babonye ikintu kimwe kibazamura nk'icyo, cyangwa abandi bajyanye imitungo y'igihugu bakayijyana hanze, n'abariya nibo bafasha rero, none bati mwiyorganize muri ibyo mukora. Hari ubwo abanyarwanda bagira ko uwahoze wari uyoboye ingabo z'u Rwanda afite umugambi wo gutera u Rwanda ashobora kuzana intambara ku butaka bw'u Rwanda? Kuruzana ubundi ibyo nibyo bifuza, kuzana intambara, ariko se barabibasha? Ibyo ni ikindi kibazo. Naho kubyifuza byo barabyifuza, ari Rusesabagina arabyifuza, ari Kayumba arabyifuza, ari interahamwe ziriya zose ziri hanze zirabyifuza kuyizana mu Rwanda, ndetse zarabigerageje. Aba ba FDLR baba babigerageje kera mu bacengezi, baraza bagera no mu Rwanda hano birabananira, ba Rusesabagina barabigerageje birabananira, bose niko bifuza gutera u Rwanda ariko ntibabibasha. Ntibibasha. Ukomeje kuri Rusesabagina, mu minsi ishize nibwo twabonye yandika asaba imbabazi ubwo yari afungiwe mu Rwanda, arazihabwa, ajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, avuga ko agiye kwibanira n'imiryango bya politiki abishyize ku ruhande, ariko mu minsi ishize twaramubonye i Buruseli akusanya abantu barenga 100, batangira ibitekerezo bishya, bavuga ko bagomba guhindura ubutegetsi bwo mu Rwanda ku kiguzi icyo ari cyo cyose. Nk'ibyo ngibyo bishatse kuvuga iki? Kuba yarabivuze ni ukubivuga kuko abishoboye, cyangwa hari ubundi butumwa bundi bwihishe inyuma y'ibikorwa arimo? Kuvuga Rusesabagina se niwe uvuga wenyine, uzareba abavuga Twagiramungu baravuze, BM bariya Bizimana baravuze, bandi bose baravuze, utavuga ko azatera u Rwanda se ninde, ko bose babivuga. Rusesabagina se ubwa mbere abivuga yaranabivuze, hariho kubivuga no kubishobora, ibyo ntibitangaje ko yabivuga, ko n'ubundi se na mbere yabivugaga, kuko icya mbere we icyanabivugira buriya yagiye agaceceka, ya mafaranga yajyaga abona ntiyakongera kuyabona. Hari abamuhera amafaranga ko avuga ngo buriya tuzatera u Rwanda, dukoreho leta y'u Rwanda, hari ababimuhera amafaranga. Acecetse rero ntayo yabona. Buriya ni nacyo gituma arareba ati muri Amerika nibo nabivuye, reka njye kubivugira mu Bubiligi, ati nataya muri Amerika hatagira bitranslatinga mu Cyongereza bikagera kuri ba bane nabwiye, akaza kubivugira mu Bubiligi, wenda azajya kubivugira na Kinshasa n'ahandi nk'aho ngaho. Ariko rero kumva iyo wagiye ugaceceka ntugire, ya mafaranga ntibayaguha, uribagirana, niba yaguye niwe yabona.
rero ashaka amafaranga amubeshaho nabi akabeshaho nabi ariko asagutse akayakoresha mu kurwana. nta bwoba mufite ko bishobora kurenga kuba ari amafaranga yo kwitunga we n'umuryango we, bishobora kongera kuvuka nk'uko twabibonye FRN na MRCD batangira kugaba ibitero ku Rwanda? Hanyuma se wenda bongere bajye hamwe, ubundi se bagiye bakoze iki? Urumva bashobora kujya hamwe, basanga iteka bajya hamwe, ejo bwo kugira bakasenyuka, ejo bundi bakongera bakajya hamwe. Niko bimeze, ubundi bakirwanira mu bwabo. Buriya kuba nta mpamvu igaragara barwanira, kuko ubundi impamvu ihari, ubundi ntababuje kuza mu gihugu, nibaze uwakoze jenoside ahanwe n'inkiko cyangwa ababariro, ariko ntibatahe. Indi mpamvu ni iyi, niko ntibaze mu gihugu cyabo, ntabwo bigeze babuze, bahora baza buri gihe, bose bamaze kuza, nabo babarwanya bamaze kuza ibihumbi bigeze kuri 30 by'abarwanyi bo bonyine, utavuze abo baraza, bararuta abaje, baruta bari hanze. Urumva ko nta mpamvu bafite. Buri iyo ukora ikintu ari nta mpamvu, ntabwo uvuga ngo impamvu ngo urumva ngo nanga Kagame, iyo si impamvu. Ngwino niba umwanga bo mwagere hano, ugire niba umwanga, ngwino ukore, uteze igihugu cyawe imbere. Ntiyagusabye ngo umukunde kugira urumva ngo nanga FPR, urayanga nibyo. Ngwino noneho ujye mu gihugu, ushyireho pariti yawe iyirwanye mu gihugu, ujye mu matora utsinde. Niba uyanga, niba wumva uyanga ufite iki yangira, ngwino ukorera abaturage bagushime, noneho bagutore. Niba uvuze uti rero no ndashaka ko njya gusa ariko nabanje kubarasa, hari ingabo zihari ziragutegereje, zirakurasa. N'abaturage bagutegereje kuko uje kubateza ingorane, nabo barahaguruka bafatanye n'ingabo bakurwanya. Niko bimeze. Burya n'ingabo barabirukana. Ariko niba uje neza, uraza winjiremo. Niba utarakoze jenoside, nta n'ikindi bakubaza. Niba waragiye waribye amafaranga y'abandi, barakubwira bati wagiye, niba hari utwabonye, ngo turakureka ujye uyishyira buhoro buhoro. Nta n'umwana yakwishyuza yose, ngo ujye yishyura buhoro buhoro ubone uko uzayarangiza. Cyangwa se imyaka yarashize yagushaka, ntibaze. Hanyuma niba yumva ashaka, afite ibitekerezo bizima, ntaza akorera abaturage, amubwiriza abaturage, noneho bamutore atsinde. Ariko niba ashaka kuza arwana, abasirikare bamurwanya n'abaturage. Abaturage ntibashaka ko uza kubateza intambara, kubateza imvururu, kubakura mu byiza bari bifitiye. Barakurwanya nta kundi. Ariko nuza neza, uzahabwa urubuga ugenda uvuga. Mu gusoza kuri ibi, utekereza ute ku bihugu bikomeye nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika guharanira ko umuntu afungurwa bakabishyiramo ibyuya n'amaraso bigakunda, bikarangira wa muntu yongeye gukora ibyo yanditse asabira imbabazi katazongera gukora? Urumva ni ukwerekana ko ziriya za leta zigifite amaboko. Zigifite amaboko. Burya iyo yangiye, ushobora no kuyangira, n'abantu barayangira. Hari n'ibyo byinshi twagiye tuyangira, izo ntuza zirimo zitera no hakurya kuri Goma n'ahandi, baratubuje ngo twijyayo. Turanga kuko bwari ubuzima bw'igihugu cyacu. Turanga, turakomeza turabikora.
kugeza Kinshasa kuko bwari ubuzima bw'igihugu, ariko barabyangaga bagatuma ntibashaka ntibabishaka. Ariko rero iyo uze kureba ukareba umuntu umwe nk'uriya n'ubundi wari uje gufungirwa aha ngaho yirwariye za diyabete n'iki, muraruha mushaka iyo miti mubwira ko ntuzi, bakanga bakamusabira ngo uti ngaho nimutware. Kuki umuntu umwe nk'uriya yaguteza ingorane? N'icyo wajya kumugira icyo waramumweretse ku intego ariko nagenda ye kongera kujya ashaka gutera abanyarwanda, n'icyo bamubwiye. Ariko ibyo ngibyo tuvuge nk'ubwo barabivuze barekwa, noneho bo bajya bibonera amafaranga muri IMF kugira ngo ukore muri za poroje zawe, barabyanze kubera bagenda bajya kubona amafaranga muri World Bank y'Amerika, baravuze bati nimuyatanga aya ngaya, kubera umuntu umwe usinziriye aho urya ibyo kurya by'u Rwanda atavunitse, ushaka imiti ya za diyabete n'izindi ndwara zose afite, aho kuyiha abanyarwanda bandi ngo umugumane uramureka akagenda, ariko kubabwira ati ntabagire. Ariko iyo yari ikireba ubuzima bw'igihugu, nk'uko nakubwiye, baratubwiye ngo tujya igihe cya abacengezi nabo bari kuri metero ebyiri hariya kuri Goma n'ahandi batera igihugu, twaranze turakomeza tubona kigira Kinshasa, baranze boherezaga abantu ngo ntidushaka mu Rwanda, havuye ko none se kumwe muri haribo bigeze kohereza ati rwose bohereje umusirikare mukuru rwose ntibashaka ko mujyayo muri Kongo Rwanda, none se ko dufite ubuzima bwacu turengera muri ko muri za Afghanistan kandi itegera iwanyu, ngo rega ngo twenyine ngo ko ntabwo dufasha se ntawe ukeneye amafaranga yacu ngo twe dukora icyo dushatse, ariko mwe muradukeneye twe ntitubakeneye. Ariko ubuzima bw'igihugu cyacu buri imbere, ntabwo tuzemera gupfa ngo turabakeneye mu bitware. Ariko ibyo ntibabikora kuri Rusesabagina bwe uryamye hariya akirirwa avuga ubusa n'intuza, ashaka amafiriti ngo kuko ariyo yajyaga arya i Burayi n'amaforomaje bagashaka bakamuha, yirwa imiti ya za diyabete n'izindi ndwara kuziha abanyarwanda, kwirirwa uzimuha aryamye atukana, ubwo yagiye seke icyo umuguzeho ni iki? Urumva uwo kumugumana bikumariye iki? Dusanzwe tudafungura abasaza bari muri za gereza ibihumbi n'ibihumbi bafungurwa, interahamwe se zari zirimo zari zarishe zo ntizagiye zifungurwa, nayo ni imwe muri zo, urumva, kandi zifite iyo myaka, igeze gufungura imyaka za 70 nawe niyo arimo kandi arwaye, uzarebe n'ubu ngubu abarimo barwaye n'ibindi barabafungura. Kuki babigusabye kugira ngo uteranye wibure birebe, kuko n'ubundi bajya kumufungura hano, agenda yishyize ishyano ngo byaragize ko nuko ari nta kumugumana ntacyo byari bimariye iki gihugu. Ariko nk'icyo gihe kuko byarebaga umutekano wacu twaranze, kuko byarebaga umutekano w'igihugu, ariko si umutekano w'igihugu kireba dusanzwe dusanzwe bafungura n'abandi abarwayi za diyabete bageze mu myaka 70, bafunguye bande b'interahamwe nkawe bagiye bafungwa si benshi, bamugira akataraboneka ngo n'iki ngo yavuze ngo abanyamerika bamusohoye. Ni byinshi cyane mutuganirije kandi murakoze cyane. Icyo nababaza cyane mu gusoza, hari ibirori bihari muri Midwest, ni mu bice muri community Midwest, muri cyane cyane Michigan muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bafite ibirori byo kwishimira intsinzi. Hari ubutumwa ubona bwihariye wabaha nka Tito Rutaremara Honorable, tumenyereye cyane by'iyi politike, buhura cyane n'uwo murongo barimo mu kwishimira intsinzi? Twishimiye nyine intsinzi, urumva kwishimira intsinzi no kuvuga ko twishimiye ko dufite ibyo
twagezeho twabigezeho. icya mbere ko twakuyeho igitugu cyabuzaga abantu, dukoresheje imbaraga tukuraho igitugu. icya kabiri, tubona umwanya wo kurwanya ibintu bya ubujiji, ubukene, mbese byari bimereye n'ab'u Rwanda. twubaka politiki nziza, dukuraho ibintu bari bamaze gusenya, tugenda tubyubaka, none tugeze aho bigera hagati. ubu rero turabyishimira, n'intsinzi, kuko ibyo tugezeho n'intsinzi. ariko turacyafite urugendo rero, urugendo rwose ruri imbere. nk'abo bari muri Michigan. Michigan ni igihugu cyiza, kimeze neza, ubona gifite environment nziza n'ikintu. ariko uko babona iki gihugu cyabo hariya Michigan uko kimeze, bakabona level y'imibereho yabo, bakabona iterambere rihari, bakabona iryo terambere rihari rituma abantu babona ibintu byose byifuzwa. uwifuza kwiga akiga, uwifuza kwivuza akivuza, akageraho ubushobozi bushobotse, kandi hari ibintu byose bya ngombwa. uwifuza kugira icyo akora akagikora. ureba ku iterambere ryinjiyemo rimfashe n'ibindi akabibona, bakaba bateye imbere, igihugu kigeze hariya. ariko ni abantu nkatwe, bafite computer mu mutwe nk'iyacu, bo gusa nuko bayikoresheje guhera kera, bakayikoresha neza computer yabo. ahandi twe tugikoresha function nkeya, bo barakoresha nyinshi, ariko barayiherekera. bamenye ko dufite urugendo rwo gufata abo bagabo, tukabafata, tugafata izo za tekinoloji natwe tukazigira, tugatekereza nk'uko batekereza, ndetse twe tukarenzaho, kuko ubwo tugize ayo majyambere, iterambere ryose n'ibindi, science and technology n'ibindi byose, n'ubukungu n'iki, twe tukanerenzaho, tukabarusha indangagaciro, kuko uko bazamutseho indangagaciro zarapfuye. ubwo rero turashaka kugira ngo tubafate, ariko tubarusha indangagaciro zitume tumva tugezeho, tukaba twumva tubarusha. bamenye ko ari iyo nzira tukirimo. nubwo twatsinze kugira ngo tubone uko tubikora ibyo ngibyo, bamenye ko tugifite urwo rugendo rwo kugira ngo tuzabigereho. bari na heza, barabireba. turashaka kugeraho bareba bariya bageze abaho. u Rwanda turi abanyarwanda, turashaka ko bagera kuri iyo level bariho. niba tugomba guhaguruka tugakora, ndetse twe tukavuga ko tuzahagera. science and technology dukoresha byabo bigize ku ntuza, economy yazamutse, n'ubukungu n'iki byaragize, ariko twe tukazamukana indangagaciro, tukaba tuzi ko tunganya muri ibyo bindi, ariko tubarusha indangagaciro. nibyo rero abanyarwanda twifuza ko twageraho. babimenye rero, bari hariya, babiharanire. Yego. Honorable, murakoze cyane. Murakoze.